bantu babana na virusi itera sida, gufata neza imiti igabanya ubukana nk'uko amabwiriza ya muganga bivuga ni ingenzi, kuko birinda abasirikare b'umubiri ari bo CD4 mu gifaransa cyangwa se CD4 mu cyongereza, bikarinda kwiyongera k'udukoko mu mubiri, bigatuma umuntu atarwaragurika ndetse bikamwongerera icyizere cyo kuramba, bikanagabanya ibyago byo kuba yakwanduza abandi. Gufata imiti neza bivuze kuyinywa ku gihe, ukayinywa ku rugero cyangwa se doze ikwiriye, ndetse ukubahiriza andi mabwiriza yose uhabwa na muganga. Iyo utabikora gutyo uba wongera nanone ibyago by'uko umuti wananirwa gukora cyangwa se aribyo byitwa drug resistance, kubera ko gufata imiti nabi biha icyuho udukoko twa virusi itera sida kuba twakwiyuburura cyangwa se twihagararaho ku buryo tudahangarwa n'imiti igabanya ubukana. Ku bindi bisobanuro wasura urubuga wa3HDI-Rwanda.org cyangwa se ugahamagara ku murongo utishyurwa 35 30. Murakoze.